Yes, reka nongere ntangire nkwakira kandi nguha ikaze mu biganiro byanjye bya buri munsi. Amazina ni Kizigenza wihaye kandi byaje gucamo. Uyu munsi nongero ndagushimiye wowe ukurikira ibiganiro byanjye, wowe udahisha uhema ku ma comment umbwira uko wabashije kugenda wakira cyangwa se uhura n'ibintu nagiye nkubwira. Byose niba byaragenze neza, komeza ube mu byiza Imana yakugeneye, ukomeze kuba umuntu Imana yishimira umunsi ku munsi. Kandi ndakwifuriza ko ibintu urimo, yaba niba uri umunyeshuri uzatsinde, niba uri kwa praying ushaka akazi Imana ikaguhe, niba uri mu kazi gerageza gukoresha imbaraga no kubinyangamugayo kugira ngo Imana izagufashe gutinda muri ako kazi kazakugirira akamaro wowe n'umuryango wawe n'abantu bagukomokaho. Uyu munsi ushaka kwibaza ngo tugiye kuganira kuki. Uyu munsi nje kubabwira ku bintu bitanu. Murabizi ngiye ibintu byose mbagezaho ni update y'ibintu bitanu, mba nabakoreye ubucukumbuzi kugira ngo nubasha guhuza n'ibyo bintu 100% Imana ikugirire fresh, ubashe kuba umuntu w'umunyembaraga mu buryo budasanzwe kandi bifite aho bihuriye n'iki n'amateka cyangwa se n'ahazaza hawe. Akenshi tugendana mu biganza, akenshi tugendana ku ntoki. Narababwiye ngo uyu mubiri Imana, ariko reka mbanze mbabwire usko hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo ubanze usobanukirwe utaruzi. Uzi ko ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya handitse ngo imibiri yacu ni insengero z'iki z'Uwiteka. Ibaze ko rero iyi mibiri uyu mubiri dufite ufite sinye nyinshi zifite aho zihuriya n'igeno ry'ubuzima bwawe, ejo hawe hazaza, ibintu byawe byose ukora, yaba ibyo wifuza, yaba ibyo utekereza, yaba ibyo waciyemo, byose ubundi ngo biri atashano ku mubiri, byose bifite ku mubiri wawe. Ibaze ko nonge natangire ku tuntu tworoheje, ndacyari mu biganza, ndacyari ku ntoki, nta nubwo ndagira n'ahandi hose. Ibaze ko nzagenda ngusobanura akantu kose. Hari ibiganiro nakoze ku nyinya, hari ibiganiro nagiye nkora ku bijyanye no kubaha ibice by'umutwe kugira ngo umenye ukuntu ari byo ugomba guprotectinga kurusha ibindi byose, kuko niho hari. Mbega mfite ibiganiro byinshi nakoze, niba ari ubwa mbere by'ikiganiro cyanjye, ugiye ucisha amaso mu byo nagiye nkora byose uzasanga ukwiriye kumenya ko umubiri wawe ari ikintu cya danger. Ariko none reka ndeke kuvuga kuko n'ibindi byinshi nzabikora. Uyu munsi nje kukubwira ku bintu bitanu, urumva? Dore ibintu bitanu niba utaruzi ku ntoki zawe zireshya neza ku biganza byombi. Hari intoki ebyiri zireshya hano ku biganza byombi. Rumwe ruri kuri urutoki nk'uko uri kubona ku gishushanyo, ariko rureshya na ruriya. Noneho hari umuntu uba utazi neza ko uhuje intoki, izo ntoki zo zitareshya, izo uri kubona ku ruhande, ariko hari izo uhuza zareshya. Ngiye mbigushyiraho kugira ngo nubasha kwita ukora n'ibiganza byawe, izo ntoki nizireshya. Ugiye kukubwirwa none ibintu utaruzi. Ubu kandi mujya muvuga ngo kuremwa kwacu uburyo duteye, ngo ni ibintu nyine ngo Imana yasetinze, ngo yaremye ko uzaba ufite amaboko, ngo uzaba ufite amaguru, ngo uzaba ufite umutwe, ngo uzaba ufite inda, buri kintu cyose Imana yakuremanye nk'uko yavuze ngo umubiri wawe n'urusengero rwayo, gifite igisobanuro kandi cyadanje ku buzima bwawe. Ibaze ko izo ntoki uri kubona aho ngaho ebyiri ngiye kugusobanurira zifite meaning y'ibintu bidasanzwe kuri wowe. Ariko nuzihuza we nuhuza ibiganza byawe ukabona ntago biri kumacingana nk'uko uri kubona ku gishushanyo, ibi bintu ngiye kuvuga we ntago bikureba. Nzagusobanurira wenda we bikureba ubutaha, ariko none reka tugendane kuri aka kantu kugira ngo ubashe kumva neza ibi bintu niba wabihuje ikintu bishatse gusobanura. Twagiye cyane, dore sasa ikintu cya mbere bishatse gusobanura, izi ntoki ebyiri uri kubona zihura cyangwa se zireshya ziri ku biganza bibiri bitandukanye. Dore ikintu cya mbere bisigura, mu Kirundi baravuga ngo no gusigura, mu Kinyarwanda bavuga ko ari bigeze gute, ari icyo bisobanuye. Dore ikintu cya mbere bisobanura n'izo ntoki zawe yihujije ibiganza zihura. Uzi ubwenge mu ishuri, uri umuhanga. Mu Kinyarwanda twe dukoresha ngo uyu muntu ni umuhanga cyangwa se azi ubwenge. Bisobanura iki rero? Ntabwo ibi bintu bipfa guhurirana. Muzarebe hari abantu bagira intoki ndende, hari abantu bagira udutoki tw'uduce, nyine ugasanga tugiye tubayeho mu ngeri zitandukanye. Ariko wowe niba uri guhuza intoki zawe ugasanga nta ndende nta ntoya, izi ntoki ebyiri uri kubona hano ku ruhande zo zirisanisha zigahura 100%. Ni ukuvuga ngo kuba zireshya rero niyo mpamvu uzi ubwenge bwo mu ishuri. Ese ubundi ndashaka kugira ngo menye ubundi kubera iki Imana irema umuntu umwe ikamuha ubwenge bwa danje undi akaba umuswa. Niba uri umunyeshuri aka kanya wenda udukurikiye, urabizi wenda uzi level y'ubwenge bwaho bugarukira, ariko urabizi ko ari nk'umwana mu kigo cyangwa se mu ishuri ry'anyana mwiga, mwana mubona z'ubwenge muyoberwa ukuntu ibintu bimenya kubarusha. Biriya bintu ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yaramukunze kurusha abandi, hoya, buri muntu wese afite igeno ryiwe. Rero aka kanya nibo udukurikiye uzi kuza ubwenge, uzi ko mu ishuri umuntu utsinda, mbega uri umuhanga mu ishuri, buri hari ibindi bintu nawe utazi.
hari ibintu dushobora kuza mu buzima bwa hano hanze bikagucanga bikakuyobera, wowe ugasanga gusa wamaramaje kumenya ibintu byo mu ishuri, cyangwa se Imana yaguha ubushobozi bwo kumenya ibintu byo mu ishuri, ariko ibyo nzira binanirwa. Nkuko wa mwana mwita umuswa mu ishuri mujya mubona nta adashoboye ibintu byo aho urabona amazeru, hari ibintu nawe azi byadanje hanze y'ishuri nawe utashobora. Umva ukuntu ubuzima tubamo ari magirirane. Ariko uyu munsi nje kugusobanurira ko niba izo ntoki zawe zireshya 100%, uzi ubwenge ariko bwo mu ishuri. Uri intiti, uri umusava, ushobora kuzavamo umusava. Umusava ku bantu batazi sava ni umuntu uri hejuru y'ubwenge. Hari abantu bazi ubwenge burenze kuba ubwenge, babita baki abasava mu rurimi rw'amahanga. Sinzi ukuntu nabigenekereza mu Kinyarwanda mu mbabarire, ariko mu rurimi rw'amahanga ni umuntu asacinga kuri Google wandikemo ngo what the meaning of sava, servant woman cyangwa se servant man cyangwa se servant human being, baraza kugusobanura ikintu bishatse gusobanura. Uraza gusanga umusava ari umuntu nyine ubuze ubwenge, nawe ugatari ibintu yishakisha, atavuga ngo nuko yiga mu ishuri, ari umuntu uzi ubwenge. Niba rero izo ntoki ebyiri ziri guhura 100% nk'uko ubibona zikaba zireshya, uri umusava cyangwa se uzi ubwenge, cyangwa se uzavamo umusava. Dore ikintu cya kabiri rero, niba izo ntoki zihura ufite cyangwa se ugendana utaruzi, ukunda abavandimwe bawe cyane. Niba wahujije ibiganza nk'uko mbikweretse, karaga fresh ukabona intoki zawe zirareshya zombi, uri umuntu cyangwa se uri umuhanga mu ishuri nk'uko nabikubwiye. Icya kabiri, ukunda abavandimwe bawe cyane. Wajyaga wibaza impamvu abavandimwe bawe wumva bahangayikira. None baze ko ari igihe, reka ngowe nk'urugero niba dukurikiye cyangwa se hari umuntu uzi umeze gutyo, hari igihe aba ari we mukuru mu muryango, ari we mwana w'imfura, ariko wenda ukabona mwese mu rugo wenda muri bakuru ntago muri bato, wenda gatoya akabucura k'iwanyu muri nk'abana 5 gafite nk'imyaka 10. Urumva abandi bose bari hejuru yiwe bamaze gukura bazi ubwenge. Noneho kuko ari we mfura mu rugo, ugasanga usigaye warafashe n'inshingano zo mu rugo, ukisanisha no gufatanya na papa na mama, ukumva nyine ugiye kuba nkaho nabo ugiye kubafasha. Ntago biriya bintu ari ibintu wapfuye kuza gusa ngo bikugwe. Oya, izi ntoki niba koko zihura 100%, wowe uri kubona zihura wahuje ibiganza ukabona zirareshya, impamvu ukunda abavandimwe wawe dore ni meaning, biminingira hano. Utazagira ngo niko gusa ngo uremye. Hari abantu bajya kuvuga ngo ngiye ngo niko ndemye ngo nikundira abavandimwe, nyine bifite aho biva. Niyo mpamvu nababwiye ngo uyu mubiri twambaye kuko ari insengero z'Imana, ngiye kugenda mbasobanura akantu ku kandi kugira ngo ubashe kumenya ko umubiri wawe ari ikintu cya danje, kugira ngo uzabashe kumenya neza ko umubiri wawe ari ikintu cya danje. Ariyo mpamvu wisanisha n'urusengero rw'Imana, nuko buri kantu kose kari mu rusengero rw'Imana gafite igisobanuro cyacyo. Ukunda abavandimwe bawe kandi cyane. Ikintu cya gatatu rero sasa nanone wiyizo cyangwa se ufite utaruzi, wizerera mu rushako cyane. Aha tugeze ku bantu no bagiye gushaka cyangwa se bari hafi gushaka. Hano hanze hari abantu bajya bagira principe, sindi buza kuvuga karimbi cyangwa se imyuka mibi, ariko reka none mvuge hari abantu bajya bagira principe akavuga ngo ngewe ngo ntago nabasha gutunga umugore, wapi ngarakini ngo nzashaka kuno ngo nibyarira akana ngo nitembireka. Hari n'abandi hano hanze bamaze kubyara bafite nk'abana 2 akahita basha ngo ngiye nta wundi mugabo nashaka, ngo ndabiretse ngo ngiye kuguma gute, kuguma ndera abana. Si bibi, urumva si bibi. Ushobora no kubute principe nziza ndiganisha kugira ngo utazaburira umwana abana, ariko deja hari byo bamaze kwiyomoraho. Hari n'abandi bavuga ngo ngiye ntago nashaka. Hari n'ibindi byateye none Satani yateje muri iyi minsi, yazanye ngo byabatinganye, ugasanga abantu bahinyuje no kuri kw'Imana, bagiye kuzabaho batazanabyara igihe cyose. Akiyima amahirwe afite bro, uri umuhungu ugiye kumutinganye, ugiye kujya utingana n'igihungu kigenzi cyawe, muzabyara iki? Imana yashyizeho ngo nimubyare mwororoke, ntago yavuze ngo muzabyarana n'abahungu bagenzi banyu. Wowe gusa icyuka kibi cy'igishitani cyaraje kikugwa mu mutwe, kikumvisha ko ugiye kujya mu nzira yo kuyoboka, ngo kuryamana n'abahungu cyangwa kuryamana n'abakobwa muhuje ibitsina. Ibyo bintu umeze nk'uwatani, watanya ahubwo wari wabona. Uzi ko bajya bavuga ngo nta wihuta nk'uwayobye. Ibaze ko nawe wayobeye mu nzira y'ubuyobe, uriruka na n'ubu urakiruka, nta no gushaka no guhindukira ngo reka nsubire inyuma njye gusubira mu nzira ya nyayo. Ariko ahanga none ibaze ko wowe none uri mu mwuzuro kuvuga ngo wizerera mu rushako. Mu rushako ni iki? Uri kwizerera none mu mwuzuro w'Imana. Urashaka ko abantu babaho neza, urashaka kugira ngo byare ejo n'ubudaro uzasiga imbuto izarengera abandi ku isi. Uzi ko umubyeyi ubyara umuperezida uyobora igihugu cyacu, ari nawe mubyeyi ubyara umudokiteri. Ejo uwo mubyeyi nawe yabyara umudokiteri. Ibaze ko ugiye kwima amahirwe yo kubyara, ugiye kwima amahirwe mbega yo kugira umuryango, ngo ejo uzareme umuntu uzagusigariraho. Ushobora no gusanga ibintu wowe Imana igushakamo
utazabyuzuza 100%, ahubwo wowe uzabyara cyangwa uzasigara uzagira gute ari uzabyuzuza. Niyo mpamvu abakurambere bacu abo dukomokaho basogokuru bacu na basogokuruza bacu bajyaga bagira ikintu bizeramo cyo gutongera bakavuga ngo abana banjye cyangwa se bazankomokaho Imana izabagirire neza. Waka kanya ukabona uri mu buzima bwiza ukagira ngo nuko wize, ngo nuko uri umuntu wadanje, ngo nuko ukunzwe. Hoya, hari abantu babikuvunikiye barabigusabira benginga Imana bavuga ati Imana aba bantu bazankomokaho bazabeho neza. Aka kanya kuri mu bihe byiza ubifiteho bikomora, hari ababisengeye birakunda. None ugiye kujya mu mujyi wo kwigira igitinganyo kuba ikintu cy'ikigoryi wange kumva ubusabe bw'Imana, ariko none wowe ibaze ko wizerera mu rushako, wemera ko Imana ishobora kugufasha mu gihe cyo gushaka ibintu byawe bikagenda neza. Shout out rero niba uzi neza ko ukunda uri gukora ibyo ukora uvuga ngo purpose yawe ni ukubaka umuryango. Wowe niba unadukurikiye n'ufite n'uwo muryango, haranira akantu kamwe mutari muzi, ngiye gukubera confirmation 100%. Umuntu wese yafite inshingano z'umuryango Imana imuteza imbere uko byagenda kose. Imana ikunda umuryango. Wowe ushobora kuba uri papa cyangwa uri mama ufite umuryango ubona biri kugucanga, ariko Imana ntabwo izemera ko bikuyobera. Reka kandi ufite abana ibizi neza ko ibintu uri kuvunikiramo byose iri buca inzira bikagenda neza, kuko ibi uri kugirira iki abana ni innocente. Umwana ntakwiriye kuburara kuko ntazi impamvu yavutse, nta ruhare yagize rwo kugira ngo avuke. Noneho kuko warafashije Imana kurera rero ukemera kurema umuryango ukabyara umwana, Imana icisha muri wowe cyangwa igacisha no mu bandi bana, ariko mukabasha kubona ibyo kubaho, ukabasha kubona ibyo gutungisha abana. Nawe ubwo hari igihe ubona nta nakazi ufite nta nibirakwirukana, ariko ukabona Imana icinzira amafaranga ukayabona, ukabona Imana igucinzira ba nyiri inzu ntibakwirukana mu mazu. Imana izi uburyo kikoramo ibintu byayo bikagenda neza. Niyo mpamvu hari n'umuhanzi waririmbye ngo nzi ibyo nigira kukugerera kuko ari byiza atari bibi. N'Imana izi neza iburyo kibiri bucishemo ku muntu wese wizerera mu rushako cyangwa mu muryango, ibintu bye bikagenda fresh. Niba rero uzi neza ko ukunda umuryango wawe cyangwa wizerera no mu rushako cyane, uri mu nzira nziza Imana igushakamo, kuko igiye guteza imbere ibyawe byose wifuza ko bigira gute bigenda neza. Ikintu cya kane ahangaha bimininga kuri izo ntoki uri kubona niba zireshya 100%, uca inyuma umukunzi wawe. Noneho mwibaza ukuntu iki kintu ari kibi. None ahangaha ho nise nkubita ahantu hababaza, ariko ntabwo nyine ari njye. Ibaze ko wiyizeho kuri umuntu w'inyangamugayo, niko ushaka abantu tukubona, wiyizeho kuri umwana mwiza ukora neza mu kazi, ariko reka mbisanisha wenda n'urugero rwiza biraza kuborohera. Hano hanze hari abantu dufite batiyubaha. Niba uri no kudukurikira utiyubaha ku bintu ngiye kuvuga, ewana wikoremo umuganda wisubireho. Hari abantu hano hanze baba bafite imiryango nkuko bagiye umbyumva hejuru mu kundi imiryango, ugasanga nta kintu na kimwe adakorera umuryango, ariko ugasanga niba uri nk'umupapa ufite agakobwa wishyurira inzu. Hari ahandi hantu ufite izindi nshingano zindi. Bro, twe tukuzi ko uri umuntu wadanje, uri umuntu mwiza, uri umuntu abantu bose dutangaho urugero, uri umuntu nyine ukwiriye kubahwa, tukwitana nyakubahada. Tunareba n'ukuntu ufite umuryango mwiza, tukareba ukuntu ufite abana beza, tukareba ukuntu wita ku muryango wawe n'uw'abandi, n'ukuntu tubanira neza mu kazi. Ariko uri umunyantege nkeya, hari akandi kadefo wifitemo, kuko utazi kurya hamwe, ntuzi kurira ku isahani imwe. Iteko ugiye kurya warura amasahani abiri, warura isahani imwe ni hano ukarya nk'uri gucurana, hano urya na hano ukarya. Kandi nyamara ibiryo biri ku isahani imwe unabiriye nabwo byaguhaza, bitanaguhagije wakwiyongera. Ibaze ko noneho ibi bintu bimininga ko uca inyuma umukunzi wawe. Ahangahe bavuze umukunzi ntabwo ari umuntu muteretana gusa, haba harimo n'umudamu wawe, umufiance wawe mugiye kubana, wirirwa umubeshya ngo muzakorana ubukwe, kandi mu gitondo buri no mu bandi cyangwa iyo wagiye mu ntara wagiye uburi kumwe n'uturi dukobwa. Kandi nyamara ibyo bintu uzabimukorera uhora umubwira, ariko nta nubwo ujya wumva ko wabimukorera utagiye no mu bindi. Ibaze ko ufite Manuzi ko hari abantu babigize umuco, ugasanga afite nk'umukobwa yishyurira inzu cyangwa se afite umuhungu yishyurira inzu, wa mama we ko wiyubashye uri umuntu wadanje, uri umuntu tuzi, cyangwa se wa mukobwa ufite amafaranga. Kuri umuntu wakabaye ushaka umuntu mukundana ukaba wumva uri comfortable, umeze neza. Ariko ibaze ko ufite umukunzi wawe, noneho hari ibintu reka mbivuge noneho mu buryo bweruye kugira ngo abantu b'iyi minsi mubibone. Hano hanze hari igihe umuntu avuga ngo ngiye mfite umugabo cyangwa mfite umugore, ariko nkagira n'uwo bita ngo sexual partner. Sexual partner ubwo twabivuga gute mu Kinyarwanda? Ni umuntu ugufasha mu bijyanye
no gusambana ariko nta kindi kintu kibahuza. Ugasanga hari undi muntu muryamana ku ruhande umunsi ku munsi witaho ukamuha buri kimwe cyose, ariko nawe abizi ko nta rukundo, nawe nta rukundo mufitiye. Kandi wavayo ukahita ugaruka ni wawe mu rugo ukumva uratuje, ugasanga umugore n'abana bameze neza, mukaganira mugaseka, cyangwa se ukaza uri umugore ukerekana ko rwose mu rugo ibintu ni amahoro, Imana ibagirira neza, ku cyumweru mujya gusenga n'umuryango, mugira gute. Nyine abantu twe tukaba tubona sura wewe muduha, ariko umwe murimo we rwose afite ibindi binakora ku ruhande, nawe ubwo ajya avuga ati ariko nk'ibi bintu mba ndimo nibiki. Ibaze ko uca umuntu mukundana cyangwa mubana mu nzu ukamuca inyuma, ubizi neza kandi ubishaka, kandi ntacyo wamuburanye. Ibyo rega nabyo ni uburwayi, nubwo tujya dushaka kubihunga, biba ari uburwayi ugendana mu mutwe bwakunaniye kugira gute kureka. None ushaka kwituba ati kuki izi ntoki zanjye zareshye, kuko iyo nsanga zidareshye wenda asanga uw'intoki zitareshye 100% we aba yifitiye amahirwe yo katajya aca umuntu w'inyuma. Wowe nyine kuba zireshye ukabona unamuca inyuma, nyine niko bimeze. Ahubwo rwana niyo kamere mbi uyireke. Nabanje kuvuga utuntu twiza mukumva ari twiza, ariko ibaze ko hajemo nako kantu kabi. Ariko buriya nyine cy'ubushakashatsi bugaragaza, ntago bushobora gukoma mu ruhande rumwe, hari nawo bigera ukumva buragukubise nk'akantu. Uyumvagamo gukunda abavandimwe abavandimwe babazi kurindaye, cyangwa bazi ko rero ujya gusesera ahantu mu buzu bw'ahantu mu bukaritsiye ugiye gusambana kugira ngo nuva yutahe. Icyo ni urugero rwiza rwo kugukebura. Niba uzi ubwenge tangira urwane nabyo, kuko nabyo bishobora kuba bitazarangira neza. Ikintu cya gatanu rero nacyo cya nyuma ndiho ndasoza kuri iyi ngingo kugira ngo tubashe kugendana. Ikintu cya gatanu, ukunda guhumura neza. Mu bintu bitanu nababwiye, kimwe nicyo cyonyine gisa nkaho kikugonze ukumva umutima urakuriye. Ariko none akantu ka gatanu disi ko noneho kaza kameze nk'agasigiriza ibyiza bitatu navuze hejuru, ngo ukunda guhumura. Hari abantu bashobora kuba batagira nyine, hari umuntu ushobora kumva ko ataba hatiteye parufe. N'urugero reka mfatire ku rugero rwa parufe. Nubwo guhumura bitaminingira muri parufe gusa, ariko hari umuntu wumva ko mu binasabwa umunsi ku munsi cyangwa mu bintu bagomba gushopinga akafite we mu rugo, ntashobora gusohoka mu rugo atiteye agaperfume. Ibaze rero ko noneho niba ufite izi ntoki zihura 100%, mindset yawe cyangwa se uburyo utekerezamo ibintu nuko buri gihe iyo ugiye gusohoka mu rugo cyangwa se ugiye kugenda ugomba kwitera agaperfume. Ushaka ko nugera ahantu abantu bumva ko hahinyuze, ushaka kumva ko umuhumuro wawe iteka ugomba kugira ute kwa attracting abantu bari hafi yawe. Urashaka gukurura igikundo cyangwa attention y'abantu bari hafi yawe wifashishije umubavu, uburyo cyuhumuramo. Hari n'abantu twamaze kumenya neza ko iyo ugeze ahantu bitewe n'impumuro, iyo haciye tutavuga ngo kana kamenya ciye hano, kubera iki wamaze kudusetingira buryo ki wowe iyo uciye ahantu tugomba kumenya ko haciye. Urumva rero ibintu bine muri 5 mbabwiye ni ibintu byiza, ariko hajemo akantu yuko ujya ucunye mu mukunzi cyangwa se umudamu. Ese ako kantu kugira ngo kavemo karasaba iki? Kandi ntuze kuvuga ngo ni kuteye hoya, nimukajye mwatura ibintu bibi ku buzima bwanyu, ntago ari kuteye ahubwo birwanye. Rwanya uwo mwuka mubi ukumva ko ugomba kugira agakobwa wishyurira inzu ufite umuryango. Rwanya uwo mwuka mubi ukumva ko hari agahungu kajya kugupfubura mu buntu bw'ubugeto bwahehe kandi ufite umugabo. Ikibazo gikemurira iwawe mu rugo ubwira umugabo atereka nkubwire rero, tujye twihangana dukora uko byakagenze kose, twese twishime. Ariko wowe wikwanga kuvuga icyo kintu ngo ujye gushakira muri bw'abana bubanza bukanywa energy nk'icumi kugira ngo abanze anetralize ubwonko no mu mutwe abanze abe nk'igiti, hanyuma kujye hejuru ameze nk'umusazi, ngo nibwo wowe wumva ngo uri tayari, ngo nibwo wumva ngo uvayo ngo umeze neza. Reka uri mu buyobe wasaze. Kora subscribe dure mu biganiro bikurikira. Ciao ciao.